Nyagasani Yesu n'abari hamwe
yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu amaze kubatizwa ava ku nkombe ya Yorodani yuzuye Roho Mutagatifu, maze ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu, ahamara iminsi 40 ashukwa na Sekibi. Ntiyagira icyo arya muri iyo minsi, maze ishize arasonza. Nuko Sekibi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, tegekera ibuye rihinduke umugati. Yesu aramusubiza ati, haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Sekibi amujyana ahantu hirengeye, mu kanya gato amwereka ibihugu byose byo ku isi, aramubwira ati, nzaguha gutegeka biriya bihugu byose, nguhe n'ubukire bwabyo, kuko nabihaweho ububasha. Wowe rero nundamya, biriya byose biraba ibyawe. Yesu aramusubiza ati, haranditswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe, aba ari we usenga wenyine. Noneho amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'ingoro, maze aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ngaho simbuka, kuko handitswe ngo izategeka abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazagusama kugira ngo udatsitara ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, byaravuzwe ngo ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe. Sekibi amaze kumushuka ku buryo bwose amusigaho, ariko amuteze ikindi gihe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Mumeze neza? Byiza. Mwatangiye neza imyitozo y'igisibo? Mwayitangiye neza? Byiza. Rero tugeze ku cyumweru cya mbere cy'igisibo, twaje guhimbaza umunsi wa Nyagasani. Uko mubizi, ibyumweru ku cyumweru, uwo munsi wo kuko ari Pasika, mu by'ukuri ntabwo ubarirwa muri ya minsi 40 y'imyiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, nyine kuko aba ari Pasika nyirizina ku cyumweru. Twaje rero tuje guhimbaza iki cyumweru, ariko kandi tunakomeza nyine iyo myitozo yo gusiba, gusenga, ndetse no gufasha abakene. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo kurangamira Yesu Kristo, igihe cyo kurangamira Yesu Kristo ku musaraba, tukamurangamira dufite icyizere cy'uko twacungujwe amaraso yasohotse mu mutima wa Yesu, mu mutima w'Imana. Tugahimbaza iki gihe tuzirikana ko ahari wasanga ari ibyaha byanjye, ari ibyaha byawe, ari ingeso zanjye, ari ingeso zawe, ibyaha byacu twese byaba byarasohose urubavu rw'Imana, urubavu rwa Yesu. Ariko kubera ko Imana idukunda, hakaba harasohotsemo amaraso n'amazi byongera bikadutagatifuza, nayo igiye kuvuga ngo amasakaramentu yongera agatagatifuza umuryango w'Imana. Ejo twumvaga Yesu abwira Levi umukoresha koro ijambo rikomeye cyane, ijambo rihindura amateka, ijambo ryongera rikarema muntu akaba mushya. Yaramubwiye ati, nkurikira. Ko twabyumvise ejo, Levi umukoresha koro wabaga afatwa nk'umuntu w'umunyabyaha kabuhariwe, yafatwaga nk'umuntu wabaye ingaruzwamuheto y'iby'isi, yataye byose, yasize byose akurikira Yesu. Hanyuma ngo Yesu amaze kubona uko guhinduka kwa Levi
nawe yakurikiye Levi, akurikira Levi kugira ngo Levi amuzimanire, ariko kandi Yesu agere n'aho ngaho mu rugo, muri sosiyete aho navuga hari nk'ibishuko byatumaga Levi koko akomeza kuba wajandanye mu kwegurira umutima we iby'isi. Yesu rero ageze kwa Levi yahavugiye irindi jambo rikomeye ati, abazima si bo bakeneye umuganga, ahubwo ni abarwayi. Abahanga mu buvuzi bahamya ko intambwe yo gukira uburwayi ari uko umurwayi yemera ko arwaye, maze agasanga muganga akamutekerereza amateka y'uburwayi bwe, afite icyizere cy'uko yamuvura. Natwe rero iki gihe cy'igisibo kidufashe kubona uburwayi bwacu, twemere ko turwaye maze dusange Yesu tumwizeye, nka Levi dusange Yesu tumwizeye, tumwereke aho turwaye hose, tumwereke abacu bose barwaye, ari indwara zo ku mubiri ariko cyane cyane indwara zo ku roho. Adukize we wemeye kudusanga, akagera ko arambura amaboko ku musaraba kugira ngo aduhobere kandi adukirishe amaraso ye matagatifu, adukirishe indyo ye, ukuboko kwe ufite imbaraga. Kristo Yesu akuzwe. Uburwayi bwacu akenshi buturuka ku bishuko bya Sekibi ibigamije kutwigarurira. Iki cyumweru cya mbere cy'igisibo ni icyumweru cyo kumenya ibishuko byacu. Ibishuko byawe ni ibihe? Icyaha cyawe ni ikihe? Uburwayi bwacu bwa roho ni ubuhe? Maze turebeye kuri Yesu kandi tumurangamiye, tureke imbaraga zituma duhangara imyambi ya Sekibi, zituzeho imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu we wahangaye ibyo bishuko bya Sekibi, ibishuko bitatu bikomeye mu buzima. Izo mbaraga z'Imana natwe tuzambare maze ziduhe gutsinda, kandi muri iyi minsi, muri iyi myitozo y'igisibo koko twitegure no kuzasangira umutsindo na Yesu watsinze icyaha n'urupfu. Umuti wo gutsinda shitani ni ukwemera, gukoreshwa nyine n'imbaraga z'Imana. Amasomo y'icyumweru cya mbere cy'igisibo aratwereka uburyo Yesu yarwanye urugamba bikarangira intsinzi iri ku ruhande rwa Yesu, ngo Sekibi yari imaze kumugerageza ku buryo bwose uko batubwiye muri Ivanjili. Wasanga wowe nanjye hari aho natwe Sekibi ijya itugaragaza agati, ikatugerageza ku buryo bwose, rimwe na rimwe tugatsindwa, ikindi gihe dufashijwe n'imbaraga z'Imana tugatsinda, kuko nyine twarangamiye izo mbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu. Turebere hamwe intwaro Sekibi yari yitwaje ku rugamba, ariko kandi ku rundi ruhande tunarebera hamwe intwaro Yesu yatsindishije imyambi ya Sekibi. Bavandimwe, niba dushaka gutsinda muri iki gihe cy'igisibo ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ngombwa kumenya intwaro za Sekibi, ariko noneho by'akarusho tukamenya intwaro z'Imana, tukanamenya n'uburyo bwo kuzambara, kuzikoresha neza. Ntibihagije kuba ufite intwaro utazi uburyo bwo kuzikoresha, ntabwo bihagije kuba ufite intwaro zikomeye, kandi izo ntwaro z'umukristo turazizi: kwemera, isengesho, ijambo ry'Imana. Turebe rero ibishuko bitatu bikomeye Sekibi yakoresheje ashuka Yesu, kandi ibyo bishuko usanga natwe ari byo bishuko byacu.
ni bitatu ariko bibumbiyemo ibindi byinshi tugenda duhura nabyo mu moshywa n'ibibazo tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu bwa gikristo. Igishuko cya mbere, umugati, inda. Iyi nda nari ngiye kuvuga ngo twaremwe dusanga iri imbere, iri aha ngaha. Nyagasani adusaba kuyishorera, aho kuyikurikira. Turi kugendana, iri imbere ariko ntabwo ari kugenda tuyikuye cyangwa se dukurura itujyana aho ishaka, ahubwo twebwe tukayishorera, tukayiha umurongo. Igishuko cya mbere rero ni umugati. Sekibi ibwira Yesu iti, niba uri umwana w'Imana, munyumvire namwe ukuntu itangira, ndanashidikanya, niba uri umwana w'Imana, tegeka iri buye rihinduke umugati. Umugati uhagarariye ibyo turya n'ibyo tunywa byose, hamwe n'ibindi twambara, ibyo dutunze, amafaranga, amasambu, inka, ibinyabiziga n'ibindi imyenda, ibyo dutunze byose, amazu. Nuko ese ibyo ndya, ibyo nywa, ibyo nambara, ibyo mpunze, ese aho nabibonye biciye mu mucyo, biciye mu nzira ziboneye, aho sinshukwa na Sekibi, aho sinashutswe na Sekibi ikanyereka ibitangenewe, hanyuma nkabifata kandi atari ibyanjye. Aho simbona biciye mu ngeso mbi, simbibona biciye mu ngeso mbi, nko kwambura iby'abandi, nk'ubusambanyi, nk'ubutekamutwe. Hari abantu njya numva bita ngo abameni, abantu bagenda bahamagara bati MTN iraguhamagaye, watsindiye. Abatekamutwe. Ese ibyo mbona aho ntabwo byaba byaranyuze mu nzira yo guteka umutwe, yo guhuguza abandi, aho sinikubira ibyagombaga gutunga benshi mu muryango iwacu mu ngo. Ugasanga umuntu arahembwa umushahara cyangwa se arakorera agafaranga, ugasanga yakikubiye mu rugo, ugasanga afite konte ari we wenyine wiyizi. Ibyo ubona, ibyo utunze, aho wabibonye binyuze mu zihe nzira? Gutsinda rero iki gishuko bidusaba kwambara intwaro z'Imana. Intwaro Sekibi yatsindishije iki gishuko ni ijambo ry'Imana. Ati, umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo anatungwa mbere na mbere n'ijambo rivuye mu mutima w'Imana, risohotse mu munwa w'Imana. Iki gihe cy'igisibo twongere dufate Bibiliya zacu, tuzisome, tuzivomemo ijambo ryahumuriza imitima yacu, ijambo ryadukebura, tumenye uko duhagarara mu by'iyi si bishira bwangu, Igishuko cya kabiri, ubutegetsi, inyota y'ubutegetsi. Sekibi ibwira Yesu iti, nzaguha gutegeka biriya bihugu cyangwa kiriya gihugu, nguhe n'ubukire bwabyo byose, kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. Nzaguha gutegeka biriya bihugu. Inyota y'ubutegetsi guhera mu rugo, mu muryango. Bajya bavuga inkuru y'umugabo watashye kuwa gatandatu, weekend yaryoshye. Hanyuma murumva iyo mvuga ngo weekend yari yaryoshye, murumva iyo mvugo? Birasaba ko nyisemura. Ngo weekend yari yaryoshye rero arataha. Ageze mu rugo ati, niteka hano. Bari kubyumva?
murumva ko weekend yari yaryoshye kurushaho nyine. Ururimi rutari kugenda neza mu nyuguti. Niteka hano umugore aravuga ati njyewe uteka hano nanatetse ibiryo byahiye umutware mwiza. Umugabo aba amukubise urushyi yongera arabaza niteka hano. Inyuguti nyine zimwe ziri gusimbuka kubera weekend yari yaryoshye cyane. Murumva ibyo ari byo. Umugore ati ariko ni njyewe uteka hano umugabo mwiza. Ahindukiye arebye abana ati yemwe bana niteka hano. Umugabo we yabazaga ngo nigutegeka hano, ariko kubera ibya weekend nyine inyuguti imwe ikajya yanga kuzamo neza. Ariko umugore akumva guteka, akumva guteka, abati njyewe ujya uteka ntabwo na chef sinatuma ujya mu gikoni. Intambara nyine murumva yararose, abaturanyi baraza bati byagenze bite? Ati njyewe noneho kubera hari hashize akanya n'akarego kajemo ndi kubaza umuntu utegeka hano, noneho bitangira gusobanuka. Umugore ati ntabwo nari nabimenye, ni mwebwe mutegeka hano. Inyota y'ubutegetsi, inyota y'ubutegetsi, igishuko cyo gutegeka aho kuyobora. Iki gishuko nacyo kirakomeye kandi gihitana benshi kuri iyi si. Igishuko cyo kumva ari wowe ufite imbaraga, ari wowe ufite ibintu byose mu biganza byawe, ari wowe utegeka, aho kumva ko uri umuyobozi mu muryango, muri paruwasi, muri sosiyete, mu bakozi, kumva ko ari wowe utegeka aho kuba umuyobozi. No muri ino si turimo mujya mubyumva izi ntambara zose mwumva mu Burayi na Amerika, jya mwumva abantu bari kujya mu mitsi. Amerika ati ni njyewe ufite imbaraga, Uburusiya buti ni njyewe, hanyuma ukajya kubona ukabona igihugu bakigize umuyonga. Nyamara ntitukajya twirengagiza yuko byose birashira, ibyo byose tumaranira. N'aha hakurya mwumva ukabona abantu bagiye mu bintu byo kujya mu mitsi nko kugira ngo bazane amahoro n'ituze, kandi ugasanga twebwe rubanda rutoya ruciye bugufi bikamera nka kwa kundi ngo aho inzovu zarwaniye. Murumva ibyo ari byo. Inyota y'ubutegetsi aho kuyobora. Ese bavandimwe, ni uwuhe mwami mfukamira? Umutegeka wacu ni umwe, niko tujya tubivuga mu ndangakwemera, ni Nyagasani Imana. Igishuko cyo gutegeka aho kuyobora guhera mu muryango. Iki gishuko gitsindishwa intwaro yo kuramya Imana yonyine. Icyazana ngo iki gihe cy'igisibo tuzafate umwanya wo kuramya Yesu muri Ukarisitiya ntagatifu. Niwe mutegeka wacu n'umwe, niwe Nyagasani, niwe Imana dukwiriye kuramya, tugafata umwanya nyine wo kumushengerera, wo kumutuza mu mitima yacu, kuko Imana niyo nkuru, ibindi byose bikaza nyuma. Igishuko cya gatatu, kwiyemera. Ububasha bwo kwiyemera no gushaka kwemerwa. Ubishyize mu mvugo y'iki gihe wavuga ngo ni igishuko cyo gushaka kwemeza abandi. Sekibiti, niba uri umwana w'Imana, ngaho simbuka. Icyazana ngo iki gihe cy'igisibo kitukamuremo icyo gishuko cyo gushaka kwiyemera ku bandi, gushaka kwemeza. Tumenye ko turi ubusa, ko twabibwiwe kwa gatatu w'ivu tunasigwa ivu, ko twavuye mu busa, kandi ko igihe nikigera tuzongera tugasubira mu gitaka
gitaka, ariko kandi tugiye no gusubira aho twahoze mu Mana, mu rugero koko tuzaba twarabayeho tunyuze umutima w'Imana. Bavandimwe, ibyo bishuko uko ari bitatu bihagarariye ibindi bishuko tugenda duhura nabyo hato na hato. Niba rero ibuye ryagaragaye riba ritakishe isuka, umuti ni uwuhe? Umuti turawukura mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Umuti wa mbere ni uguha Imana iby'Imana, gutura Imana umuganura w'ibyo yaduhaye twabyumvise mu isomo rya mbere, byaba byinshi cyangwa se byaba bike, bitewe n'uko Nyagasani yabiduhaye. Mu by'ukuri navuga ngo ni ukwirundurira mu Mana mu bwiyoroshye bw'umutima, tukayitura ibyo yaduhaye, tukayitura imbaraga, ubwenge, duciye kandi bugufi. Umuti wa kabiri ni ugutinyuka tukavuga, ni ugutinyuka tukavuga, kandi tukavuga ijambo ryahumuriza abaryumva. Twabyumvise mu isomo rya kabiri ati, niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani, kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa, uzagira ubuzima. Gutinyuka tukavuga, tugacyaha icyaha, tugacyaha akarengane, tugacyaha ingeso mbi, ariko cyane cyane tukamamarisha umunwa wacu ko Kristo ari Nyagasani, ko ari umurengezi, ko ari umukiza. Umuti wa gatatu ni kutirwanirira, ahubwo tukareka ijambo ry'Imana rikaturwanirira. Baravuga ngo ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota ya mujyabi. Twumvise uburyo Yesu yasubizaga Sekibi akoresheje ijambo ry'Imana, akayitsinda, akayitsinzura. Nanabivuze kandi iki gihe cy'igisibo twongere dufate Bibiliya, ijambo ry'Imana turisome, ridutunge, natwe dutunge iryo jambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Natinze reka nze nsoze. Bavandimwe, ngaho rero nitube intwari ku rugamba, nitube intwari ku rugamba, tureke kwitwaza ngo twarashutswe. Nibyo koko ibishuko bya Sekibi birahari, ni byinshi, ndetse na Yesu yahuye nabyo, ariko yarabitsinze, yatweretse uburyo bwo kubitsinda, n'intwaro ze yaraziduhaye. Imana rero ibereyeho kuturwanirira. Nibyo turi abanyantege nke, ariko ibyo si iturufu twakwitwaza buri gihe ngo igisubizo cyacu gihore ari narashutswe, naraganjwe, nagize intege nke, sije nanjye, naho biseke ndarwana. Nawe bikubayeho wakumva ibishuko nahuye nabyo. Nibyo koko ibishuko birahari, ndetse abakristu ubona yuko bagerageza kwegera Imana, kugororokera Imana, usanga ari bo Sekibi ikunze gushuka cyane, igamije nari ngiye kuvuga ngo kurindimura ubwami bw'Imana. Umuntu agasambana yarangiza ngo yashutswe, kandi biza gahoro gahoro ubibona. Umuntu akica uwo bashakanye cyangwa se umwana we, yarangiza ngo yarashutswe, kandi biza buhoro buhoro. Ivanjiri ya none iratwereka uko umukristo yagombye gutsinda ibigeragezo, ngo zahabu izukurirwa mu muriro. Ibigeragezo, ibishuko birahari, intwari igaragara ku rugamba. Umukristo bisobanura umuntu uba intwari ku rugamba. Muri iki gisibo rero dusaba Imana iturwanirire, indyo yayo iturwanirire, ibe hejuru yacu. Impuhwe z'Imana zidutabare, turusheho kwakira impuhwe z'Imana, kandi tuzigaragarize abazikeneye bose. Yesu ati,
n'impuhwe z'ibitambo. Twubura amaso turebe umuvandimwe ushaka ko twamutabara. Imigenzo itatu y'igisibo twazirikanyeho wa gatatu w'ivu idufashe gutsinda sekibi: gusiba, gusenga no gufasha abakene. Umubyeyi Bikira Mariya, wa wundi twarazwe ku musaraba, atubere koko umubyeyi utuvuganira muri uru rugendo, twibuka igihe Yezu abwiye Yohani ati dore umubyeyi wawe, dore umubyeyi wawe, dore nyuma. Hanyuma akabwira uwo mubyeyi ku musaraba, niho mvuga ati dore umwana wawe mubyeyi. Maze buri wese yiyumvemo ko ari umwana wa Bikira Mariya uri muri uru rugendo rwa hano ku isi, urugendo twanatangiye muri iki gihe nyine cy'igisibo, urugendo ruzasorezwa mu gusangira na Kristo umutsindo kuri Pasika, ariko n'igihe tuzaba tugeze mu ijuru. Nyagasani Yezu nabane namwe.